Akenshi buri wese arota inzozi z'ubukire ndetse no kugira ubutunzi buri hejuru ku rwego rw'isi cyangwa se mu rwego mpuzamahanga, ariko bamwe muri twe ntabwo izo nzozi zijya zisohora. Tugiye kurebera hamwe umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk, urugendo rwe rwo kugera ku butunzi buhambaye ku rwego rw'isi, intego zamugejeje cyangwa se inzira yanyuze. Turebere hamwe intego cyangwa se ingingo 10 yagendeyeho kugira ngo agere kuri ubwo butunzi. Ingingo ya mbere, yagize inzozi cyangwa se yarose ibintu binini muri we. Ntiyatekereje gukora ubucuruzi busanzwe gusa, yifuje guhindura isi mu bijyanye n'imodoka zikoresha amashanyarazi, ingendo zo mu isanzure na internet. Iyo niyo ngingo ya mbere yagize. Mu ntekerezo ze uyu mugabo yagize inzozi nini, inzozi zagutse kandi aharanira kuzigeraho. Ingingo ya kabiri uyu mugabo yagendeyeho cyangwa se yakoresheje, yakoraga amasaha menshi. Hari ibihe yakoraga amasaha arenga 80 cyangwa 100 mu cyumweru, cyane cyane mu ntangiriro z'ibigo bye. Gukora cyane ni kimwe mu bintu bishobora kutugeza ku iterambere, nubwo akenshi bamwe batajya babiha agaciro. Ariko iyo ukora cyane kandi ukagira inzozi nini, bikugeza ku ntsinzi yo kugera ku nzozi zawe. Icya gatanu uyu mugabo cyamuremye uyu munsi akaba ari we, yemeye gufata ibyago bikomeye cyangwa se kwemera kwirengera riske mu kintu icyo ari cyo cyose ugiye kwinjiramo. Amafaranga yakuye mu kugurisha PayPal yayashoye hafi ya yose muri Tesla na SpaceX, nubwo byashoboraga guhomba, ariko yemera kwirengera riske yose arayashora. Ibyo byose yabikoraga agamije kugira ngo agere kuri za nzozi ze nini zagutse kandi zifite intumbero yo guhindura isi muri rusange. Akenshi dukunda gutinya gushora cyangwa se kwinjira mu mishinga twateguye, dutinya guhomba cyangwa se guhuriramo n'izindi nzitizi izo arizo zose. Ariko iyo witegereje neza usanga umuntu wese wageze ku iterambere rikomeye cyangwa se rihambaye yagiye yiga kurengera cyangwa se kwirengera risk. Ingingo ya gatanu, yakemuraga ibibazo bikomeye. Yahitagamo gukora ku bibazo bikomeye abantu benshi batinyaga gukemura. Iyo ushaka kugera ahakomeye cyangwa se iyo ushaka kuba ukomeye, wiyemeza gukemura cyangwa se gusolvinga ibibazo bikomeye. Ingingo ya gatandatu, yihanganiraga gutsindwa. SpaceX yananiwe kohereza rokete inshuro nyinshi, ariko ntiyacitse intege. Akenshi mu buzima tujya ducika intege iyo dutangiye ibintu bikanga cyangwa se bigaferinga. Nyamara abahanga mu bateye imbere cyangwa se basesengura ku bantu bagiye bagera ku ntego cyangwa se bagera ku iterambere rikomeye, bavuga ko kwihangana ari kimwe mu byabafashije kugera aho bagera. Iyo ucika intege akenshi ibyo utangiye ubicikiriza hagati, ntabwo ubujya ugera ku cyo wifuzaga kugeraho. Uyu mugabo ingingo ya 7 yamufashije kugera aha ari uyu munsi. Elon Musk yitaye ku guhangana cyangwa se ku guhanga udushya. Yagiye akretinga udushya cyangwa se yagiye yubaka ibintu bitamenyerewe muri society, akabyubaka akabigeza ku rwego rwo hejuru, hanyuma bikabyarira umusaruro abatuye isi muri rusange. Ntiyakurikizaga ibyo abandi bakoze gusa, yashakaga gukora ibintu mu buryo bushya bwiwe kandi bukozwe neza mu buryo buteguye. Icya 8, yubakaga amakipe akomeye. Uyu mugabo Elon Musk mu kubaka timu bagomba gukorana, yashakaga abantu bafite impano n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibitekerezo bikomeye. Mu kwangaja cyangwa se mu kurokita abakozi akorana nabo, yarebaga abantu bafite ubumenyi n'ubushobozi mu bitekerezo bye cyangwa se mu kintu agiye kubaka, buzuza intekerezo cyangwa se inzozi ze mu byo ashaka kugeraho. Ikintu cya 9 cyafashije Elon Musk kuba yicaye aho yicaye uyu munsi cyangwa se kuba afite ubutunzi afite uyu munsi. Ingingo ya 9 iri mu bintu byamurengeye, yasubizaga inyungu mu bucuruzi. Aho gukoresha amafaranga mu buzima bw'akataraboneka, yakundaga kongera kuyashora mu mishinga mishya. Akenshi iyo tubonye inyungu usanga tuyajyana mu kwinezeza cyangwa kwikoresha mu bundi buzima busanzwe, tugura imodoka zihenze, twubaka amazu y'agatangaza, ndetse ugasanga turayaya mu bidafite umumaro. Ariko Elon Musk ingingo ya 9 iragaragaza ko inyungu yabonaga yongeraga kandi kuyishora muri bya bikorwa bye ari gukora kugira ngo byacivinge cyangwa se bidevelope mu buryo bwisumbuyeho.
Ingingo ya 10 ariyo ya nyuma mu byafashije uyu mugabo kugera ku butunzi, uyu munsi akaba ari umuherwe wa mbere ku isi. Yakomeje intego ye nubwo yabaga ahura n'ibibazo, nubwo yahuye n'ibikombe cyangwa se nubwo yahuye n'ibibazo bikomeye. Yakomeje kunengwa n'ibibazo by'amafaranga, ntiyaretse gukomeza inzira yari yahisemo. Ntabwo uyu mugabo yigeze ahagarika inzira yari yahisemo nubwo yageze igihe amafaranga akamubana makeya, ndetse akanengwa agacibwa intege yuko ibyo yatangiye atazabigeraho. Ariko uyu mugabo Elon Musk ntiyigeze acika intege, ahubwo yakomeje guhagarara ku nzozi ze ndetse no guharanira no kurwanira kuzigeraho. Isomo riri hano rero ni irihe? Isomo rikomeye riri aha ngaha ni uko niba ugize inzozi cyangwa se niba ugize igitekerezo watekereje, ni byiza, tegura uko ugomba gushyira igitekerezo mu bikorwa cyangwa se implementinga your dreams. Ikindi kandi ugendere kure cyane y'abaguca intege, ahubwo wegere abantu bafite ubumenyi buri hejuru cyangwa se bukomeye mu bitekerezo cyawe cyangwa se mu nzozi zawe z'ibyo ushaka kugeraho. Hagarara ushikamye mu nzozi zawe, gira intumbero y'inzozi zawe kandi ukore ibishya bitandukanye n'iby'abandi.